bavandimwe, pasika nziza kuri mwese. Kristo yazutse, ni muzima. Haleluya! Dushimire Imana, tuyisingize. Pasika ni umunsi ukomeye cyane mu mateka y'ukurokorwa kwacu no mu mateka ya muntu muri rusange. Pasika, ukuzuka kwa Kristo, niryo shingiro ry'ukwemera kwacu. Pasika, Kristo wazutse, umwana w'Imana wigize umuntu, yagiye akora ibitangaza bigaragaza ko afite ububasha bw'Imana. Bamwe barabyemera, abandi babona bidahagije ngo bemere ko ari Imana. N'abigishwa be babonaga ari umuhanuzi ukomeye ariko kuba ari Imana bakurikije ko bazi Imana. Twumvise muri aya mateka ibyanditswe bitagatifu ku ububasha bw'Imana, yo yahanze byose ikaba ifite isi mu biganza byayo. Kubona Imana muri Yesu Kristo ko ari Imana byari bigoye kubyumva, ku buryo nyine apfuye nabo barihebye, birabacanga noneho no kurushaho. Ariko kuzuka kwa Kristo mu bapfuye nicyo gitangaza gikomeye gihebuje, kigaragaza ko Yesu Kristo ari Imana koko. Kristo rero yarazutse, niyo mpamvu ari we shingiro ry'ukwemera kwa Gikristo. Pawulo mutagatifu wabanje guhakana yivuye inyuma ko Kristo yazutse, umunsi ahuye na Kristo wazutse akamenya ko yazutse ari muzima, niwe ugira ati, Kristo aramutse atarazutse, ukwemera kwacu ntacyo kwaba kuvuze. Kristo aramutse atarazutse, ubukristo bwacu ntacyo bwaba buvuze. Na Kristo ubwe ntacyo yaba avuze mu bantu b'ibihe byose n'ahantu hose. Ariko kuba Kristo yarazutse bitugaragariza Imana mu bantu. Ukuzuka kwa Kristo, Pasika rero niryo shingiro ry'ukwemera kwacu. Ukuzuka kwa Kristo gutuma tubona ku buryo bwuzuye ukuri k'ubuzima bwacu n'uruhare rw'Imana, yo ishobora byose mu buzima bwacu. Muri iyi si abantu bahura n'ibibazo bikomeye, cyane cyane akarengane, intambara, ubuhunzi, urupfu rubi, indwara zizahaza umuntu ubuzima bwe bwose kuva akivuka. Muri iyi minsi 100 tukirimo yo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, twabonye umuruho, ubugome, akarengane n'akaga gakomeye abantu banyuzemo kugeza ku rupfu. Twabonye ububi bw'inabi y'iyi si, indunduro yabyo ikaba urupfu, niriyo ntwari ikomeye ya Sekibi, nayo ndunduro y'ibibi byose. Ku buryo rero umuntu uhuye nabyo yibaza niba Imana iriho kandi idukunda, ikanga ikibi, ikaba ishobora byose. Kuki amakuba nk'ayo ngayo, ibibi nk'ibi ngibi biba ku bantu? Iki ni ikibazo gikomeye gituma abantu bamwe bahuye n'ibibazo nk'ibi bashidikanya, bakavuga bati Imana ntayiriho, ntayihari, ntibaho.
n'ubundi nta kuntu yaba ihari ishobora byose kandi dukunda ngo ibintu nk'ibi ngibi bibe mu bantu. Aya ni amakuba umuntu ahura nayo mu isi no mu mateka ya Isirayeli bagiye bahura nayo, bigatuma nabo batukwemera bagahimukira Imana. Pasika nicyo gisubizo Imana iduha, umwana wayo w'ikinege wemenye kunyura muri uyu muruho wa muntu, kemera akarengane n'urupfu yagiriwe, kwari kugira ngo adutsindire icyaha n'urupfu, azuka mu bapfuye, akivugana urupfu akarutsinda burundu, akadukingurira amarembo y'ubugingo bw'iteka. Ari byo twizihiza ibirori n'ibyishimo bya Pasika. Nyuma yo kuzuka kwa Kristo biduha urumuri turebana umubano w'umuntu n'Imana. Tubona uburyo bushya bwo kubona Imana mu buzima bwacu n'umubano wacu n'Imana. Niyo mpamvu nk'uko mwumvise kongeye gusoma ibyanditswe bitagatifu muri aya masomo 9 twumvise, duhereye ku iremwa ry'ibintu n'umuntu, itorwa rya Aburahamu umukurambere wacu mu kwemera n'igitambo cye, yatugaragarije urukundo rukomeye avuga ati Imana ntacyo nayima, niyo byaba amagara yanjye, gutura umwana we kwari gutura amagara ye. Tukabona Imana irakora Abayisiraheli mu bucakara, igakorera ibitangaza bikomeye. Umuhanuzi Izaya atubwira uko Imana igiye guhanga gushya Yerusalemu n'umuryango wayo, kugeza kuri Ezekeri uhanura izuka, ubuzima bushyaho Imana izashyira umutima mu muryango wayo, usimbuza ibuye, gutyo babe umuryango wayo nayo ibabere Imana. Kugeza mu kiragano gishya noneho, nyuma y'aya mateka dusoma mu rumuri rwa Pasika, tukaba dushobora kumva ibyo Pawulo mutagatifu atubwira ati natwe ababatijwe tuzazukira ubugingo bw'iteka. Ibyanditswe bitagatifu byose tukabisoma mu rumuri rwa Pasika, tubona umugambi w'Imana wo kurokora abantu. Nubwo abantu rero bahura n'umuruho n'urupfu, si uko Imana iba itabibona cyangwa itabyitayeho, ahubwo ni uko iduteganyiriza ubugingo bw'iteka itunyujije muri uyu muruho w'isi, ariko dufite ukwizera dukesha Pasika, ukuzuka kwa Kristo, agatsinda urupfu n'ibibi byose. Bavandimwe rero, inkuru yo kuzuka kwa Kristo tuyikesha mbere na mbere abagore twumvise mu Ivanjiri, Mariya Mukakirofa, Mariya Madalina. Ni abagore mu ibabara rya Nyagasani bagumye iruhande rwa Yesu ku musaraba, bumva nta gishobora kubatandukanya nawe. Bemera gutukwa, gucirwa mu maso, gusuzugurwa, gukubitwa no gusunikwa, ariko baguma kuri Yesu ku musaraba kugeza apfuye. Babazwa nuko badashoboye kumushyingura mu cyubahiro ngo bamukorere imihango ikwiye umuntu ushingurwa, kuko isabato yabagereyeho. Sibo babonye bucya bazindukira kumva n'imibavu ngo bamuhe icyubahiro akwiye. Urukundo rukomeye rwatumye badashobora gutandukana nawe. Abavandimwe, burya abagore no kugeza n'ubu ngubu
mu rukundo rw'Imana n'ubwitange ndaza imbere. Turabibona mu butumwa bwacu, turabibona mu bwitange, turabibona mu kwiyegurira Imana, turabibona henshi rwa rukundo rw'Imana rukomeye rutuma atari amarangamutima ahubwo bwa bwitange bukomeye bwo kurushaho kwegera Imana kubera urukundo rukomeye kandi ni nayo soko y'urukundo. Hari ubumenyi umuntu akura mu by'ubuhanga yize mu ishuri cyangwa mu bitabo, hakaba n'ubumenyi n'ubuhanga bundi umuntu akesha urukundo. Urukundo narwo rwigisha umuntu rukamuha ubumenyi n'ubuhanga biteye ukundi kandi bikomeye. Umubyeyi kubera urukundo akunda umwana we, nta muhanga mu by'imitekerereze abapsikologe ushobora kurusha umubyeyi kumenya umwana we uko yiba ababaye cyangwa ikimushimisha, ikimubabaza. No mu bumenyi bw'Imana rero noneho byo ni akarusho, kuko ubumenyi bw'Imana kandi Imana ari urukundo, ubumenyi bw'urukundo burushaho gucengera amayobera y'Imana. Umuntu ukunda Imana bikomeye bimuha ubuhanga buhanitse mu by'ukwemera n'ubumenyi bw'Imana. Muri teoloji dufite abahanga mu Kiliziya ba Mutagatifu Gatarina wa Siena, ba Mutagatifu Tereza wa Avila, bagizwe abahanga mu Kiliziya. Ntabwo ari abantu babaye abaprofeseri baminuje mu bushakashatsi muri teolojiya muri university, ahubwo ni abantu bakesha ubuhanga buhanitse mu kumenya Imana kubera urukundo rukomeye bafitiye Imana. N'abagore rero bari baherekeje Yezu kugeza ku musaraba, urukundo rukomeye bari bafite, ndetse ntibanasinzira, bazindukira kumva ngo bajye kumuha icyubahiro akwiye. Bumvaga ko nyine byarangiye ari ukumushingura, ariko nabura bakagira icyo bamukorera bamushingura mu cyubahiro. Na Yohani uko bari kumwe ku musaraba Yezu apfuye, ni nabo bagize umugisha kuba abahamya ba mbere b'izuka rya Kristo. Nibo bagize umugisha wo kumenya ko Kristo yazutse, bajya kubitangariza intumwa. Bavandimwe rero, kuzuka kwa Kristo kuduha uburyo bushya bwo kubona ubuzima, tukabaho dufite ukwizera mu byo dukora byose muri iyi si. Umubano wacu n'abandi, iyo dufite ukwizera ko ubuzima bukomeza, umubano wacu n'abandi urahinduka, kuko mu bugingo bw'iteka nta moko azaba ahari, nta bara rizaba rihari, nta bagore nta bagabo, nta bize n'abatarize, nta bakire n'abakene. Mu bugingo bw'iteka iyo turebana ubuzima n'urumuri rw'ukwemera izuka, bituma tubaho ku buryo bunyuranye mu mibanire yacu n'abandi, mu kubakira tubaha agaciro mu buzima bwacu, kandi tukagira icyerekezo cy'ubuzima no mu mirimo yacu ya hano ku isi. Mu mibereho yacu umuntu yiteganyiriza amasaziro, agateganyiriza n'urugo rwe, agateganyiriza abantu be, abana be, umuryango we, umutungo
uko azabaho ejo n'ejo bundi. Ariko mu kwemera kwa Pasika ko ubuzima bukomeza na nyuma y'aha ngaha, bidusaba no kwizigamira mu buzima bw'iteka, bidusaba no kureba kure, tugatekereza ku bugingo bw'iteka, tukarenza amaso ibyo turimo, intumbero yacu ikarenga n'ibyo turimo, tukiteganyiriza mu buzima bwacu bw'iteka. Birababaza usanga abantu babayeho batarenza amaso ubu bugingo, kandi ubuzima bwacu buradutse bugarukira ku rupfu, ntacyo bwaba buvuze. Imana uko yaturemye, intumbero y'ubuzima ubona irenze kuri y'urupfu. Uko umuntu akura agenda arushaho kunogera Imana n'abantu, agenda arushaho kuba umuhanga n'umwizerwa, ntabwo iyo ntumbero igarukira ku rupfu, abagenda arushaho gusa n'Imana ariyo yegera. Ariyo mpamvu rero tugomba kubaho turangamiye Kristo wazutse mu bugingo bw'iteka. Ibi rero kwizigamira no kwiteganyiriza mu bugingo bw'iteka, mbere na mbere ni rwa rukundo rw'Imana. Rwa rukundo rw'Imana rwaranze abakurambere bacu kuva kuri Aburahamu, arahira ko niyo bwaba ubuzima bwe n'ikibondo cye, ko ntacyo yakwima Imana. Gukunda Imana n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose, birangwa no kuyubaha, twubaha amategeko yawe, mu bikorwa tubigaragaza mu rukundo n'impuhwe, guha agaciro isengesho, gutyo ubwizigame bwacu mu bugingo bw'iteka bukagenda bugwira. Aribyo Yesu atubwira mu Ivanjili ati, mwizigamire ubukungu mu ijuru, aho udusimba n'imungu bitonona, aho abajura badaca ibyuho ngo bibe, kandi aho ubukungu bwawe buri niho n'umutima wawe uzabura. Ni ngombwa gukora no kwiteza imbere mu kubaka isi yacu dufatanyije n'abandi, ariko tukaba dufite intumbero irenga iyi si, umurage Imana yaduhaye n'inshingano yo kwitunganya, turangamiye na Kristo wazutse, ku buryo ibyo tudafitiye ibisobanuro mu mayobera n'ingorane za hano ku isi, igisubizo ni ukwizera mu bugingo bw'iteka. Tuhabona igisubizo aho Kristo wazutse aganje iteka, amaze gutsinda icyaha, inabi n'urupfu. Mugire Pasika nziza kuri mwese.